Ese amakuru mashya utaruzi kuri Pastor Mutesi, wari uzi ko kugira ngo yemere uyu mugabo, wari uzi ko ari uko yahawe imodoka ya Hyundai ndetse n'ibifaranga byinshi kugira ngo yemere uyu mugabo bavuga yuko asanzwe ari ikirara? Ayo makuru wari uyazi? Ese wari uzi ko uyu mama Rafiki ikintu cyatumye ari we ubura ibi bintu byose byahawe Pastor Mutesi? Wari uzi ko ari ubusambanyi bwe bwabiteye kubera ko bagihura bwa mbere bahise bakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se icyo twakwita gusambana, bikagaragara yuko mama Rafiki uyu nguyu adashobotse, ari umuntu ushobora kuba afite imyitwarire mibi irenze cyane? Izi zose ni inkuru utaruzi no kumenya impamvu bagiye gusezeranira kure. Noneho amakuru ngaya turazanye ari mashyashya, tugiye kukubwira urukundo rwa Ferdinand na Pastor Mutesi aho rwahereye. Ibi byose tugiye kubiva imuzi, tubikubwire byose uko byakabaye. Ni Isumbwe TV, kora like, ukore subscribe, maze ukore kukazogera, maze ukomeze kurikirana ibizahita ku murongo w'Isumbwe TV. Nongeye gusuza abo bana natwe umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye, udahema kutwumva ukadukurikirana buri munsi bikunze. Waba uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba cyangwa se iburasira bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali, aho uri hose turagusuhuje, tuguhaye ikaze kuri murongo w'Isumbwe TV. Wowe uri hanze imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, aho waba uherereye hose hakurya y'amazi magari, iyo ngiyo Amerika, Canada ndetse Iburayi, hose aho mwaba muherereye, mudahema kutwereka yuko mudukurikirana. Mwese tubahaye yambu, twifuriza kugubwa neza. Ngira ngo mbabwire, iyo ni Isumbwe TV, njyewe ndi Iyaremye Bernard, nkuko dusanzwe tubana ibihe byose. Uyu munsi rero tubazaniye andi makuru mashya. Uyu Pastor Mutesi akomeje kuba ikirangire ndetse no kwigaragaza birenze uko mwabitekerezaga, ndetse no kuvumburwaho utundi tuntu twinshi. Pastor Mutesi ngira ngo byavuzwe yuko ari umuntu ukunda amafaranga. Nibyo koko, ntago ari ukwibeshya, ibyo ni ukuri. Ndetse nk'uko muri kubona iyi shusho, muri kubonaho imodoka nziza ya Hyundai, mukabonaho umutwaro w'amafaranga, inoti nziza cyane nshyashya zigifunitse ndetse n'amayero. Uyu Pastor Mutesi, iki ni ikiguzi yahawe cyo kugira ngo abane n'uyu mugabo Ferdinand. Ese koko nk'uko muzi Pastor Mutesi n'ubwishongore bwe cyangwa se n'imyitwarire ye, mwabonaga yapfa kwemera umuntu upfuye kubaho ngaho? Nibyo koko ibyo mama Rafiki yavuze hano cyangwa se Liliane ni ukuri. Ferdinand nta kintu yigirira, kuko Ferdinand ni umuntu wabayeho n'ubundi mu bundi buryo, n'umuntu twakwita ko ari nk'umurara bitewe n'uburyo yagiye abaho cyangwa se imyitwarire yagiye agira, yagiye imujyana mu bihe bitari byiza. Ariko kugira ngo uyu Pastor Mutesi aze kwemera uyu nguyu Ferdinand ntabwo ari we wa mbere wabigizemo uruhare, ahubwo Ferdinand afite abavandimwe be bakomeye cyane, mukuru we ukomeye cyane ufite amazu menshi cyane n'ama etaje, ndetse akaba ari umugwizatunga uri ku rwego rwo hejuru ufite amamiliyari n'amamiliyari. Ahangaha rero uyu mukuru wa Ferdinand akaba ari inshuti y'akadasohoka na Pastor Mutesi. Ariko uyu Ferdinand kubera kunanirana kwe, akaba akunda kugira imibereho itari myiza, ndetse n'ibyo mama Rafiki uyu nguyu yagiye avuga ni ukuri, nta kintu yifitiye, kuko babanye imyaka igera kuri 2. Mama Rafiki cyangwa se Liliane abana na Ferdinand, nibyo ni ukuri. Ndetse n'ibyo kuvuga ko geto yabagamo nta wundi muntu wayigeramo, nabyo ni ukuri. Nta kindi kintu kiberagamo uretse aho kuryama, wenda n'imyenda yo kwambara n'utuntu tw'utwombo nk'utwo ngutwo wenda tujyanye n'uko umuntu yateka akabaho muri ubu buzima. Ubwo rero Ferdinand nguyu yabanaga na mama Rafiki, bumvikanye yuko agomba kohereza abana iwabo mu cyaro, hanyuma bakabona kubana. Ariko kubera imbabazi mama Rafiki yagiriye abana be no kubakunda, ntabwo byemeye. Ubwo Ferdinand yagendaga, yaje kugaruka asanga abana bose bari aho ngaho bose uko bakabaye, bituma yivumbura maze ajya kuba muri ghetto. Aricyo cyatumye
uyu nguyu Mama Rafiki yaragezaga igihe nyine namwe nk'abantu babanye murabyumva, yaragendaga akamusangayo bagakemura ibyo bakemura akagaruka mu bana be. Ariko hagati aho ngaho n'ubundi umugambi wo kubana uwo wari uhari. Muri uwo mugambi rero wo kubana, Mama Rafiki uyu nguyu namwita ko yabaye inzazame agatinda gufatirana. Aya mahirwe yahawe Pastor Mutesi yaraya Mama Rafiki koko nk'uko biri, ariko aratinda. Amaze gutinda, uyu Pastor Mutesi kubera yuko yaraziranye rero na mukuru wa Ferdinand, yamubwiye ko agomba kumuha uyu mugabo bakabana, ndetse ko buri kimwe cyose azakimenya. Iyi modoka yagakwiye kuba yanditse kuri Ferdinand, ariko ntago byakunze kubera ko bamuzi ari umuntu udashobotse, kubera ko bamuzi ari umuntu ufata amafaranga akayapfusha ubusa. Gukorera amafaranga byo arabishobora, ndetse amafaranga akanaboneka, ariko akongera akayapfusha ubusa bitewe n'ingeso agendamo zidashobotse. Iyi modoka yakwiye kuba yanditse rero kuri Ferdinand, ariko bayanditse kuri Pastor Mutesi. Carte jaune niwe iriho, ndetse n'aya mafaranga yandi bahaye Pastor Mutesi. Uyu nguyu Ferdinand rero ni ukuvuga ngo abanye na Pastor Mutesi ari nk'agakingirizo. Pastor Mutesi yakurikiranye ubu butunzi yahawe, ndetse anabwirwa ko ikintu cyose azajya akenera kizajya kiba ngombwa azajya akibwira uyu mukuru wa Ferdinand wabahakoreye ibi byose. Ni ukuvuga ngo izi nkuru zose zigenda zivuga kuri Ferdinand, Pastor Mutesi arazizi neza rwose adashidikanya. Amakuru yose arayafite, ndetse ahubwo ashobora kuba afite n'amakuru arenze avugwa. Ariko kubera ko azi diru irimo cyangwa diru yabonyemo, diru yakuyemo, nta kintu ashobora kuvuga ahangaha. Agomba kwerekana ko uyu nguyu Ferdinand ari umugabo wakunda, icyaba cyose yakishyiraho, icyaba cyose yacyemera, ariko akabana n'umugabo we yakunze. Iyo niyo mpamvu ituma Pastor Mutesi abundarara kuri uyu mugabo akamukomeza cyane, nuko azi diru cyangwa se azi indonye amukuyemo. Mu buzima bwa Pastor Mutesi rero busanzwe, nkuko asanzwe yikundira ifaranga cyangwa se no kugwa ahashashe, ntabwo yari kwemera Ferdinand uyu nguyu, nta n'ahantu byari guhurira. Ubundi bavugaga ko Pastor Mutesi yari kurongorwa n'umugespora, ndetse uyu nguyu Ferdinand nawe murabizi yabayeho diaspora, kuko yigeze kuva mu gihugu ajya kuba hanze bitewe n'ubuzima butagendaga neza. We n'umugore we ubwo bari barashwanye, ndetse n'imitungo yabo ikaba ngombwa ko byari bugufi yuko igomba kugenda, bitewe n'amasheke agiye atanga atazigamiye, n'indi myenda bitewe n'ideni yari arimo rya banki, bigatuma ajya hanze gushakira ubuzima. Ari naho yagiye agahura n'undi mugore nawe w'indaya. Akarimantasiyo yari amaze gushinga birimo bigenda neza, uwo mugore w'indaya akaza kukarya, ndetse bikarangira anafunzwe. Uyu Pastor Mutesi rero ntabwo ari kunanirwa kuvuga ko yashatse umujyaespora, ariko nta hantu ari kubihera, bitewe nta diaspora mbonye aho ngaho y'umuntu n'undi wari yagiye gushakira ubuzima nanone muri Afurika ahangaha hafi. Ahangaha rero Pastor Mutesi uyu nguyu agenda avimviriye muri iyi modoka muri kubona n'uyu mugabo we Ferdinand, ndetse rwose n'imiziki myiza cyane imeze neza, imwe igiye irimo n'inyuro. Ariko uyu Pastor Mutesi rero nk'uko tubibabwira, iyi nawe yari abizi ko ari diru ishyushye. Amakoro ya Ferdinand yose yari ayazi, aricyo cyatumye bajya no gukorera umurenge hirya hatari ahangaha hafi. Nuko yari azi akasamutwe k'amagambo cyangwa se geregere ishobora kuza ahangaha we hagati na Liliane, bikaba ngombwa yuko uyu mugabo ashobora gushiduka abaye gapepu, bakaba bamumutwara, ugasanga ibi bintu byose yarateganyirijwe arabibuze. Nicyo cyatumye akoresha amacenga. Ariko ahangaha aya macenga yose agiye yafashwamo n'umukozi w'Imana bita Jarari. Ariko nge ibyo mukubanga umukozi w'Imana ntago ngibi bintu ntago biranyemanga ntago mbyumva neza. Ndetse niyo mpamvu yatumye bafata Ferdinand nguyu wari umupagani,
uyu mukozi w'Imana Gerard ari nawe wanamubatije agenda akwirakwiza yuko Ferdinand ngo ari umukozi w'Imana muri Anglikani rwose yarasanzwe amenyerewe kandi byahehe birakajya ni ukugira ngo asegasire Ferdinand hanyuma diruye na Pastor Mutesi ikomeze igende neza. Byumvikane ko Gerard uyu nguyu na Pastor Mutesi ni inshuti magara nabo zakadasohoka, nicyo gituma uyu nguyu Bishop Gerard nimba ari Bishop nimba ari ugize rute, nicyo gituma akomeza gusigasira Pastor Mutesi akazana ibinyoma hato na hato bidashobotse. Ndetse ahangaha ni nacyo cyanatumye uriya Chita avuga ari amagambo ati uramenye ibi bintu nuko bigendamo neza, kuko nutabigendamo neza yaba mu diaspora bizatuma utagaragara neza, bitume izina ryawe rigaragara nabi, nubwo nakomeza kuzana ubugambo budashobotse bwo kuvuga ngo hakitabazwa RIB. Ibi ngibi byose ni ibintu biza ari amanyanga yihishe inyuma yo kuba bazi ukuri ariko ntibashake ko kujya hanze. Ariko nubundi ntabwo ushobora guhisha ukuri waje kuri izi mbuga, kuko buri muntu wese mufitanye abafite amakuru afite kandi agomba gutanga akajya hanze, aricyo gituma iyi mizigo yose iri kugenda itakara hanze. Uyu Pastor Mutesi rero murumva byabaye ngombwa kajya gusezeranira mu murenge wa Muyumbu, ndetse ibi bifaranga byose byagiye bitangwa nivyo byagiye bikoreshwa muri diru zimwe na zimwe kugira ngo zikunde, ndetse hamwe na hamwe ugasanga hirengagijwe amategeko. Aricyo cyatumye aho bagiye gusezeranira batigeze babaza byinshi, bakemera kwasezeranya no muri weekend, ndetse unagenzuye neza ushobora no gusanga ni iminsi 21 nta nayo bigeze wenda batageze banamanikwa, ahubwo byaratewe na diru y'izi note z'umurengera zagiye zimeneka, ndetse arizo zimwe na zimwe zigenda zifashwa muri diru hirya no hino. Ariko nubundi akarenza umunwa karushihamagara, ntago Ferdinand nguyu byabashije kugira ngo ibyo avuga byose, ibyo yagiye abeshya byose cyangwa se ibyo bamubeshyaho byose ngo bibure kujya hanze ko babeshya, ahubwo ukuri kumeneke kujya hanze. Umuceri waranze urameneka. Naho uyu nguyu Liliane rero ibintu byinshi agenda avuga n'agahinda afite kose barabivuga bakagira ngo ni umuntu wataye umutwe, ariko ibi bintu avuga ni ukuri koko. Ibi bintu agenda avuga hirya no hino bamwe barabivuga bakumva yuko ari umutamutwe, ari umuntu udafashije, ari umuntu ibyo avuga bidafite icyerekezo. Ariko nkuko yavuze uyu Murirwa Ferdinand nta kintu yigirira, ibintu byose byararenze, ibintu byose yarabisesaguye, byose byarashize. Mwibuke ko ajya guhura n'uyu Liliane yarafite ikibazo cy'uko barajya guteza imitungo ye amafaranga make cyane, ndetse biza kurangira amafaranga yikubye kabiri. Ayo nayo urumva ntabwo ari kumara kabiri, kuko bitewe n'ingeso yagenderagamo, nubwo yabanaga na Liliane nguyu, ariko hirya no hino yaragendaga akajya mu ngeso zidashobotse. Ariho yagiye ajya muri rageto, ndetse abakobwa bamwe ahamagaye bamwe bakamureba bareba naho hantu ari bakamufera n'uburyo bari bamuzi, bikarangira bamwe abakobwa bamwe bamuriye bakigendera, igikorwa cyo kuryamana bashakagaho kidashobotse. Uyu nguyu rero Liliane ikintu cyaje kwica diru ye no kugira ngo ibi byose bidashoboka, nuko ubwo mubyara wa Ferdinand nguyu yabahuje Ferdinand nguyu ameze nk'uri mu kababaro, ari kugira ngo uyu nguyu Liliane cyangwa se Mama Rafiki ari kugira ngo amufashe amusengere abone ko yamukansaringa ibibazo birimo wenda bituze. Bitewe nuko Ferdinand nawe agira akarimi keza no kumwenyura neza, uyu mugore amubonye nawe nk'umuntu utagiraga umugabo, ndetse na diru ari yumvishe yuko bashobora guteza cyamunara, ntabwo byamukundiye, yahise agwa mu mutego wo kugira ngo bahite baryamana. Ako kanya bahise bakora imibonano, bahita basambana. Uko gusambana rero ntabwo kwaje gushoboka, nako kwaje kujya hanze. Kumaze kujya hanze nicyo cyatumye abavandimwe ba Ferdinand baza kumenya ibi byose. Baje kubimenya bakomeza gukemanga kuri uyu mugore. Mu kumukemanga nawe aragenda yibera injiji, yishinze kumeza kwitangira igitsina cyihera Ferdinand, ariko ntiyareba kure ngo afatirane amahirwe yaragize, kubyumvikane ko yaramuhawe na mubyara Ferdinand nawe ufite uko abayeho, ndetse na diru zose zari gukorwa baza gusanga ari umugore koko uzabafatira uyu muhungu, kubera ko uyu muhungu babona ari ikira n'undi babona abayeho nta mugore bakabona nta buzima. Ni nacyo cyatumye nyine bamuha uyu Pastor Mutesi ngo babane.
noneho ubwo bapangaga rero kuzabana barabipanze koko bavuga yuko bahana gahunda ko bagomba kuzabana mu kwa gatatu k'umwaka 2025 ariko noneho uyu nguyu Pastor Mutesi amakuru aza aje kuyamenya urumva yafatiranye huti ikibwiriza kidasanzwe yamubwirije mu minota arangije aragenda mu mazi bahita bamubatiza ko kanya bita Jarari. Pastor Jarari aragenda aramatiza nubwo nawe yaje kubihakana abeshya ngo ntiyamubatije kandi ari ukuri ikiganiro cyari cyakozwe bakaza kugikura ku rubuga cyangwa se kuri channel bari bagikoreyeho bakabeshya yuko ibyo nitigeze bibaho bakabeshya ko icyo kiganiro ari Libu yavuze ngo bagikureho ariko birengagiza ko iki kiganiro cyaciye ku yandi macano bari bagifashe ari channel zigera muri 3 kandi ahandi ho cyavuyeho ahandi ho cyakomeje kubaho no cyo kituma ukuri kwakomeje kujya hagaragara bigaragara ko hari imitwe arimo gukora kugira ngo bafate ibyabaye babisibanganye ariko ahangaha ntago byashobotse basanze barimo kwibeshya umuceri bari bamaze kuwumena kandi abawutoye barawutoraguye nyine barawufite. Ibi byose rero nibyo bituma nubwo ibi byose uyu mugore yabibonye yabihawe kugira ngo yifatire uyu mugabo nibyo bituma bashakisha uburyo ki bwose bazibisha uyu mugore Liliane ngo igiye gukomeza kuvuga noneho bamufata umunwa nicyo cyatumye bahaguruka baravuga bati ibi nuko byagenda kose bigiye wenda nko muri Libu nahe hose byasobanuka bikaza kugaragara ariko reka tugende tujye mu mudugudu waho uyu mugore atuye tujye kumwihaniza turebe yuko yaceceka ariko nubundi na burya bwaryari ntago bikunda ariko uyu munsi none Pastor Mutesi murabona ko ibigwi bye bikomeje kuzamuka ndetse no gukomeza kuvugwa ahangaha nta kibazo muteye nta n'isoni yumuteye icyo yapfa nuko diruye ayifite icyapfa nuko iboroye ari kumwe nayo izagituma imizigo nk'ingiyi ikomeza kuboneka. Ngira ngo rero mwabyiboneye neza ko Isumbwe TV tuba tuhabaye uko bwije nuko bukiye tuyagezaho amakuru atarimo ibihuha twataye neza ahari. Ngira ngo rero nk'abantu mwari muzi Pastor Mutesi cyangwa se n'intama iby'intama ntago ababyitayeho gusa zo nyine zihora zihobagira igihe cyose yaza se afite ubutunzi bwose hanyuma zimwe muzaho bagiye zikabura kumwumva ntago byo bishoboka ariko murabona ko diru uyu mugore yiberamo umurimo w'Imana ntago awitayeho cyane kurenza uko yakwita kuri izi diru zindi agenda akuramo amafaranga agenda akuramo ubutunzi bwinshi. Ahangaha rero murabyumva ndetse n'ubu butunzi barimo kugenda bamwe babeshya ngo Ferdinand imiryango ngo yamaze kodeshwa mu murenge wa Kinya nahe hose ntabyo yigirira ntabyo afite ariko nubundi aho bikera bitewe n'iyi diru nyine mubona ibara kimwe gutya n'uwabahaye imodoka ntago inzu ariyo azababurira cyangwa se ngaba yabura n'izindi business bashobora gukora zageze zafasha mu buzima bwa buri munsi ariko uko byagenda kose uko mureba uyu mudamu yagize urutoki gutya uko mubibona ariko umutungo wose uzajya wandikwa kuri uyu mudamu bitewe nuko Ferdinand nawe bamuzi ko ari ikirara kiri aho ngaho nta n'icyo nashobora kubyaza umusaruro. Ahangaha rero murumva numva Ferdinand nta kintu azabavuza umugore ari ukivuza ari ibintu byose bicaho umugore azihanganira ibishoboka byose yibere muri ibi bifaranga yibere muri iyi mitungo iyi modoka nziza ayigendemo ariko iki kigabo cyangwa se uyu mugabo nakwita kadashobotse abe nk'agakingirizo. Ahangaha rero hari umugore iba kuri izi mbuga nagahumamuro. Ahangaha rero hari umugore nawe waje wateranya amagambo na Pastor Mutesi ko Pastor Mutesi yagiye ku mbuga nkoranyambaga yagiye kuri rumwe maze amuvuga nabi cyane avuga ko umugabo we wapfuye ngo ikintu cyose yakoraga yagifotoraga cyangwa se akoherereza amajwi uyu mugore mugiye kumva ahangaha ndi bubumvishe ubwo birumvikana ko uyu mugore atajya imbizi na Pastor Mutesi none uyu mugore no mukumwihimuraho reka mbareke gatoya mwumve ubuhanuzi yahanuye nubwo ateruye neza ariko byumvikana ko ari Pastor Mutesi yabwiraga nubwo yavuze ngo abwirwa benshi akumva beneyo ariko mureke mutega amatwi mwumve namwe. Mbona irindi yerekwa ubwo ni ku badamu ndimo mbwira mbona yerekwa Imana iranyereka irambwira ngo
kuba yatwara umugabo w'undi muntu. Imana yambwiye ngo nta bugingo ashobora kubona. Bukeye Imana numva irambwiye ati ndashaka ko ibi bintu bivuga. Ubundi nta nubwo nari bubivuge, urumva kuko maze igihe numva nshaka kwiyicarira pe ko n'ubundi ndasenga Imana ikambesha, niyo ntasenga yambesha ko n'ubundi Imana ivubira imvura beza n'ababi. Nshaka kwiyicarira pe ko n'ubundi ndasenga bitandukanye. Ntabwo buriya atazwi, ufite umugore ahangaha uzwi, ufite n'undi mwibanga utazwi. Ariko ndagira ngo ubwire wa mudamu we, Imana yarambwiye ngo utareka uwo mugabo n'ubundi nta juru ufite, nta bugingo ufite. Ndumva baravuga ngo abwirwa benshi akumva, bene yo barabyumva ndabizi. Nawe wateganyaga gutwara umugabo utari uwawe, mureke utegereze uwawe. Reka nkubwire damu, hano mu isi Imana ifite abagabo. Uko kose no guhangana kugenda kuba hagati y'uyu mugore n'abandi bagore bagenzi be, cyangwa se mu bihe bitandukanye mu buzima butandukanye baba baragiye bacamo bahangana bitewe n'impamvu z'abagabo. Niyo mpamvu uyu mugore nawe nubwo ari umupasiteri, ariko ku bagabo nawe araroza bahinduranya imyenda cyangwa amakariso bitewe n'amadiru agenda abashakamo abakuramo ubutunzi. Ibiki byose ngiyo impamvu ibitera, uretse ko uyu nawe waje hanura nta wamenya, ariko nawe aba ari amapuranka nk'ayo ngayo kugenda bahimba ibintu bavuga ko ari Imana yaberetse. So reka rero mbasezereho ahangaha mbabwira, ariko mujye mukanda subscribe, mukoreshe mutere comment, murayikinge, maze mujye mubana natwe kuri umurongo w'Isumbwe TV. Reka rero ducukirize ahangaha nakagaruka ku Isumbwe TV, amakuru meza yizewe atarimo ibihuha, niyo mujyo wacu tugomba kugenderaho. Mugire ibihe byiza, turabakunda. Ciao Imana ibarinde.